Bene data bavandimwe inshuti zanjye abo duhuriye kuri uru rubuga Inkomoko y'Indirimbo TV baramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Muraho, nitwa Pasiteri Kayijuka Emmanuel. Nejejwe n'uyu mwanya mbonye wo kuganira namwe ku nkomoko y'indirimbo ya 75 yo mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana izo bakunze kwita indirimbo z'abaprotestani. Senga Imana. Data mwiza, ushimirwe urukundo watweretse muri Yesu, we nshuti iruta izindi zose zo mu isi. Duhe kumumenya neza, bityo duhorane nawe nubwo dutuye mu isi y'ibyago n'amakuba. Dushoboze kuwukunda tubikuye ku mutima, kandi ukomeze kuduhera imigisha mu izina rya Yesu wadukunze akatwitangira. Amina. Indirimbo ya 75 itangira n'amagambo avuga ngo Yesu niwe nshuti yacu. Ni nimero 100 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana izo bakunze kwita indirimbo z'Abadventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Ni na nimero 64 mu gitabo cy'indirimbo z'icyongereza cyitwa Golden Bells, na nimero 139 mu gitabo cy'indirimbo z'icyongereza nanone Tabernacles Hymns, ikaba na nimero 134 mu gitabo cy'indirimbo z'igifaransa cyitwa Chant de Victoire. Wahimbye amagambo y'indirimbo no witwa Joseph Middelcourt Scriven, wavutse mu mwaka w'1820 atabaruka mu mwaka w'1886. Yavukiye Dublin, umurwa mukuru wa Ireland y'Amajyaruguru. Bari abakire cyane. Se yari kapitene mu ngabo zirwanira mu mazi muri icyo gihugu. Joseph yize muri Trinity College mu Bwongereza, England. Ava muri iryo shuri ajya kwiga ibya gisirikare kuva mu mwaka w'1837. Kubera uburwayi arivamo mu mwaka w'1839. Mu gihe gito asubira mu ishuri risanzwe, arangiza kaminuza mu by'uburezi mu mwaka w'1842. Igihe kimwe buri bucya akarongora uwo bari bashyingiranywe wishwe n'ifarashi barimo kugenderaho, imujugunya mu mazi arapfa. Iyo ntimba Joseph yari atewe no kubura uwo bari bagiye gushyingiranwa n'akarengane yagirirwaga n'abamurwanyaga bamuziza kwizera kwe. Mu mwaka w'1844 ubwo yari amaze imyaka 25 y'amavuko, yimukiye mu mujyi wa Ontario muri Canada. Agezeyo yabaye umwigisha w'amashuri, agirana ubusabane fellowship n'abandi bari basangiye kwizera Yesu. Muri Canada mu mwaka w'1855 yumva ko nyina arwaye cyane ari Dublin muri Ireland nyine, ko atashoboye kujya kumusura kubera kubura amafaranga y'urugendo. Yamwandikiye urwandiko wo kumukomeza. Mwibahasha yarimo urwo rwandiko Joseph yandikiye nyina yashyizemo umuvugo ugizwe n'amagambo yihariye yo kumuhumuriza no kumuragiza Yesu, we nshuti iruta izindi zose kandi uba hafi y'abamutakiye bose. Ayo magambo niyo yavuyemo iyi ndirimbo ya 75, Yesu niwe nshuti yacu, what a friend we have in Jesus mu cyongereza, cyangwa que l'ami fidèle et tendre mu gifaransa. Nyina wa Yosefu yasonye amagambo umuhungu yamwandikiye, aramunezeza cyane, amukomeza umutima. Nuko mbere y'uko apfa akwirakwiza amakopi y'amagambo mu inshuti ze nyinshi, ku buryo zimwe muri zo yazayandikishe ku icapiro. Indirimbo yubakiye ku magambo aboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 5 umurongo wa 7 bavuga ngo wiyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. No kuri Zaburi 55 umurongo wa 22 havuga ngo
ikoreze Uwiteka umutwaro wawe wese nawe azakuramira. Ku nshuro ya kabiri Yosefu yapfushije undi mukobwa yari agiye kwishumbusha ngo umare umubabaro w'uwa mbere, ariko nawe apfa azize indwara y'umusonga igihe gito cyane mbere y'uko bashyingiranwa. Yosefu yarababaye cyane kandi birumvikana. Hari abantu benshi bagerwaho n'ibyago bagata umutwe, abandi bakiyahura kubera kutizera Imana, kutagira ibyiringiro. Umuntu upfusha uwo bashakanye, cyangwa upfusha umwana we, cyangwa upfusha wari umutunze, cyangwa umucuruzi uhombye ibyo yacuruzaga byose, uwo muntu arababara cyane. Kutagira Yesu ni ishyano, ni ukunyagwa zigahera. Kwiyahura ni ukwihenda, kuko isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka, nk'uko tubibona muri Zaburi ya 24 umurongo wa 1 ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka, isi n'abayirimo. Mu gihe tugeze mu byago uko byaba bikomeye kose, tujye twibuka ko Yesu ari we nshuti yacu itaduhana. Yosefu yabuze inshuro ebyiri uwo yashaka ko bazabana, nyamara ntabwo yiyahuye kubera ko Yesu yamushoboje kwihangana. Aho kwihugiraho, ahanga amaso ushobora byose, uzamuhanagura amarira yose ku maso ku iherezo ry'ubuzima bwe. Baroma igice cya 8 umurongo wa 35 kugeza 37, Pawulo avuga ati, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganwa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Umuntu wizera Imana ntagomba gukurwa umutima n'ibyago byo mu isi, kuko igihe kizagera Yesu atsembe ibyo byago byose bitubuza amahoro. Rero umuntu ufite Yesu mu mutima we akamugira inshuti, ntahagarika umutima n'ingorane ahura nazo, ahubwo arangwa n'ibyishimo n'umunezero, maze agahamya Umwami Yesu. Byabaye kuri Joseph, byatubaho natwe, kandi tuzi abo bibaho. Ariko imbaraga yakomeje Yosefu yaba iyacu mu gihe twemeye kugira Yesu inshuti yacu. Kubera kwizera Yesu, ntabwo Yosefu yihugiyeho nk'abatagira ibyiringiro, ahubwo yahisemo gufasha abababaye. Yo kurambagiza no kujya mu rukundo n'abakobwa arabireka, maze yirundurira mu gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, kuvuga ubutumwa no gufasha abatishoboye. Ntabwo nubwo yari umukene yitangiye gufasha ababaye uko ashoboye kose. Yafashe inyigisho ya Yesu yitwa iy'amahirwe iboneka muri Matayo igice cya 5 kugeza ku gice cya 7. Yemera ubwo butumwa bwa Yesu. Yatanze ibyo yari afite byose n'imyambaro ye yose ngo afashe abakene. Abamusabaga ngo amwime igihe afite icyo asabwe. Yajyaga atwara urukerezo n'ikivomesho, akajya kwasiriza inkwi no kuvomera amazi ababikeneye. Yabifatanyaga no kuvuga ijambo ry'Imana. Umuntu w'umukire w'umurotari yo muri uwo mujyi Yosefu yabagamo, yabonye Yosefu afite urukerezo n'ikivomesho agenda anezerewe cyane, maze ashaka kumukoresha iwe ngo ajya amwasiriza inkwi kandi amuvomera amazi. Aramubwira ko adashobora kumubona, kuko ibyo bikoresho bikoreshaga gusatura inkwi no kuvomera amazi abapfakazi, abakene, abashaje n'abarwayi batishoboye. Yosefu yakomeje kubikora atyo, atiyitayeho kumara igihe kinini. Tariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1886,
umurambo wa Yosefu wabonetse mu kiyaga mu gihe cy'ubukonje bwinshi. Ntibamenye uko yapfuye n'icyamwishe. Amagambo ye ntiyibagiranye, ahubwo yavuyemo indirimbo ijwi ryayo ryahimbwe mu mwaka w'1888 n'uwitwa Charles Crozat Combs wavukiye muri Pennsylvania muri Amerika mu mwaka w'1832 gatabaruka mu mwaka w'1918. Charles Combs yari umuhanzi w'indirimbo w'umuhanga wize umuziki kandi akaba n'umunyamategeko. Iyo ndirimbo yarakunzwe cyane, ihindurwa mu ndimi nyinshi no mu bihugu byinshi byo ku isi. Yakoreshejwe cyane mu ivugabutumwa. Igice cya mbere cy'iyo ndirimbo kiravuga ngo Yesu niwe inshuti yacu, niwe utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na se. Dore tubura amahoro tuyabuzwa n'ubusa, nuko tugasaba neza ibyo dukena byose. Igice cya kabiri kiravuga ngo nitugira ibyago byinshi tugashukwa n'umubi, tumuganyira amaganya kuko yadukuraho. Hariho indi nshuti nk'iyi yababarana natwe. Yesu azi intege nke zacu, tumwisunge dusaba. Icya gatatu kikavuga ngo niba ufite ishavu ryinshi ukababara rwose, ubuhungiro ni Yesu, ngwino tumwihishemo. Iyi nshuti ziduta zikaduhemukira, Yesu adukingira ingabo akaduhumuriza. Komeza umwizere, niba kugira ruvumo bakakugaya, jya ukomeza wizere Yesu ntazaguhana. Yesu niwe ushobora kudukuraho ibyaha akaduhuza na Data wo mu ijuru. Yesu yumva amaganya yacu, aratwegera mu gihe dutotezwa, atumara ubwoba. Azi intege nke zacu. Nta gisa na Yesu utuba hafi mu gihe turwaye, dufite ishavu, tubabazwa, turenganwa, tubuza abacu. Yesu ntazigera adutererana na rimwe, ndabihamya. Usaba Imana idushoboze guhorana na Yesu nubwo twahura n'ibyaha nk'ibya Yosefu. Yesu adushoboza kwita ku batishoboye nk'uko na Yosefu yemeye kuba inshuti yacu. Yesu adushoboze kwita ku batishoboye nk'uko nawe yemeye kuba inshuti yacu kugeza ubwo abambwa ku musaraba ku bwacu. Yesu niwe inshuti yacu ihoraho, idahemuka, ihebuje izindi zose kandi ishobora byose. Mbese wamaze kumwemerera kugira ngo akubere inshuti iruta izindi? Dusenga Imana. Mana Data wa twese, turagushimira cyane ko waduhaye Yesu akatubera inshuti idahemuka. Ushimirwe ko yapfuye mu cyimbo cyacu kandi akemera kutubera inshuti ibihe byose. Natubera inshuti yacu n'igihugu cyacu, aturinde guhemuka kugira ngo nagaruka tuzabane mu bwami bwe budashira. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Imana duhane imigisha yayo. Murakoze.